ese ubona tubishatse amafaranga duhembwa natwe abanyamushahara ataduteza imbere? Ese ubona abanyamushahara tutangiza rimwe na rimwe iyo tumaze guhembwa ukwezi kwarangiye, mu mpera z'umwaka si twe bantu tujya kuryoshya mu gihe abacuruzi bari gucuruza? Ibyo bintu abanyamushahara tubitekerezeho. Muri iyi si usanga abantu benshi bari gukira, abandi ugasanga barakina ahubwo barasubira inyuma. Ni ukuvuga ngo amafaranga y'abakire agenda yikuba umunsi ku wundi, mu gihe ay'abakene agenda ashira ahubwo batazi n'icyo bayakoresheje. Hari ibintu bitanu rero ngiye kukwereka, ubikurikije nawe wahinduka umukire. Ni ibintu bitanu ariko icya gatandatu kiza kibishimangira, niyo mpamvu ntagishyizeho, kuko cyo iyo ukibuze byose birapfa. Nuzareba neza uzasanga ufite ibyo bintu bitanu ngiye kukubwira, niyo yaba afite ibihumbi 10 birikuba, ariko ugasanga no guhaye miliyoni ntakibigeraho. Reka mpere ku kintu cya mbere. Bashora mu bintu bitandukanye cyangwa se amafaranga yabo cyangwa se bahimba ibizaba byarira inyungu cyangwa se bizabaho amafaranga bitari kimwe. Ndabaha urugero. Usanga abantu benshi iyo tumaze kwiga cyangwa se tumaze gukura dushaka abo dukorera, ukumva birahagije. Ufite cya kintu cyo gushora cyangwa se gushaka ibimuha amafaranga bitandukanye birenze kimwe, sizo ngeso aba afite cyangwa se sibyo bitekereza aba afite. Usanga ahubwo niba akorera umushahara ahita ashaka ahandi hantu ashora wa mushahara, akavuga ati jyewe aho kugira ngo nkore uyu mushahara gusa njye nkurya, reka norore inkoko 10, reka norore inkwavu 10, reka ngure umurima njye mpinga ibishyimbo binyongerera amafaranga, reka nkore akaduka ko kugira ngo njye ncuruza, ya mafaranga y'umushahara abyara inyungu. Ni ukuvuga ngo wa muntu ku kwezi azisanga afite ibintu birenze 3 cyangwa 4 bimuha amafaranga. Icyo ni ikintu cya mbere. Abakire uzasanga bafite ibintu byinshi bibaha amafaranga. Ibi mwari mubizi? Njya ntangara ahubwo muri iyi minsi sinari nzi ko ibyo bintu babikora, kuko hari igihe usanga nk'umukire umubona mu maduka cyangwa se ngo atumiza ibintu hanze, wajyana ugasanga amahegitari n'amahegitari n'ayiwe, wajyana ugasanga amashyamba amahegitari n'amahegitari n'ayiwe. Ni ukuvuga ngo rya shyamba mu myaka 5 rishobora kumuha miliyoni 80, rishobora kumuha miliyoni 50 cyangwa se no mu ijana, mu gihe wowe ugishingiye kuri wa mushahara, kuko ibitekerezo byawe ntibyigeze birenga wa mutaro. Icyo rero ndakivuze cy'uko tugomba gushaka ibintu birenze kimwe bitwinjiriza amafaranga, ntidutangire kandi kuri binini, dutangire no kubyoroshye. Ikintu cya kabiri kandi, abakire babyaza inyungu andi mafaranga. Mu gihe abanyamushahara, reka nkavuge bene wacu, iyo tubonye umushahara twihutira kuwutakaza cyangwa se kugura ibyo tukonsoma cyangwa se turya. Imyambaro ye nk'iyi shati ugasanga nguze ishati 4, inkweto nguze inkweto 6, ngiye guhindura amarangi mu nzu, ngiye gusura abantu ntajyaga nsura bitari na ngombwa, ngiye kurya ibyo ntajyaga ndya, ngiye gusohoka n'ibindi bindi. Abanyamushahara cyangwa se ba bantu dukorera duhembwa ku kwezi, ibyo ni byo bitwishe. Mu gihe wa mucuruzi ari gutekereza icyo ari bubyaze inyungu, ndabaha urugero. Yari afite imifuka 10 ya sima, umugura imifuka 10, ntago ya mafaranga ari buyarye yose y'inyungu, ahubwo nimba yaranguraga imifuka 10 ararangura imifuka 12. Nimba yarafite stoke y'indobo cyangwa se stoke y'imifuka, stoke y'amasukari, za nyungu ahita yongera akazishora, amafaranga akagenda abyara andi, amafaranga akagenda abyara andi, nkabimbuyemo ibanga. Ni ukuvuga ngo rero natwe abafite amafaranga makeya, niba ufite ishati, niba ufite inkweto, kuki ujya kugura izindi? Ibyo ufite nimba biguhagije, rekeraho ntugire ibindi ugura, ahubwo ya mafaranga ufite uyabyaza inyungu, uyarebe icyo uyaguramo ikindi. Ndabaho urugero, ushobora kwibaza ngo nagura iki? Iyo ugiye ukareba ahantu hatandukanye, ushobora kuhasanga imirima. Muri iyi minsi dufite indwara yo kugura ibibanza, ariko ikibanza kiba ari ubutaka burya. Rero ushobora kwigurira ubutaka utavuze ikibanza, kuko bwa butaka ushobora kubuhingamo ibyo urya, ushobora kubuhingamo ibyo ujyana ku isoko. Ikintu cyose muri iyi minsi cy'ibiribwa, ikintu uko ngo gifite amafaranga, ikintu cyose kizajya mu nda gifite amafaranga. Rero abantu b'abakire, abantu bafite iyo nyota yo kuzakira, niyo mpamvu amafaranga babonye bahita babyaza inyungu, bayaguramo ibindi bintu. Tangira nawe ugura metero kare 30, 20, 15 zo guhingamo, si ngombwa ngo ugure izo kubakamo. Iyo wubatse icyo kintu uzakivugaho n'amafaranga, burya inshuro nyinshi uba yatabitse, kuko ntabwo azabyara inyungu. Niyo mpamvu iyo ufite aho uba, simvuze ku bantu badafite aho baba, iyo ufite aho uba si ngombwa ngo ubake indi nzu yo kubamo, kuko wakubatse yaguha amafaranga. Nanone usanga rimwe na rimwe dupfa dusaba, niko nabyita, ariko amakosa yarabaye imbere. Kubera icyo utajya ahantu ngo ugure hegitari y'ubutaka, kubera icyo utajya ahantu ngo ugure metero kare 30 z'ubutaka, simvuge nyinshi.
ibihumbi bitanu burya ushobora kubiheraho ukaba wagura ubutaka uzambaza. Ahangaha ngiye gukomeza ariko ngarutse ku kintu navuze cya mbere cyo gushora mu bintu bitandukanye, ndahera no ku rubyiruko rurangiza amashuri. Reka mbaho urugero, iyi video ndi gukora irimo irigisha abantu, ariko ni ukuvuga ngo ushobora kwibonamo igihumbi jyewe cy'amafaranga y'amanyarwanda. Cya gihumbi cy'amafaranga y'amanyarwanda sinshobora kuva mu muhanda wa Kigali Butare ngo ngitore mu muhanda, uzatora amafaranga azambwire. Ushobora korora, ushobora gukora channel yigisha ubworozi, ushobora kwigisha abantu uko borora, ugakora akarima ukajya wigishiriza abantu kuri tere bakaguha amafaranga. Ibyo byose ukagenda ubikora ukazagezaho nawe uhinduka undi muntu. Hari abantu bakeneye kuba wabagurira ukabagereza ibyo waguze mu rugo. Ibyo byose ni uburyo bwo kwinjiza amafaranga bitandukanye. Nicyo navuze cya mbere, inyungu ubonye ukayibyaza umusaruro, ukongera ukayishora ku buryo ibyare izindi nyungu. Icyo ni icya kabiri. Tugiye rero ku kintu cya gatatu ngiye kubabwira, ni ukubaka icyo bita asset cyangwa se gushaka ibintu bibyara amafaranga. Ahangaha reka mbabwire, iyo tuvuze asset ni ukuvuga ngo ni cya kintu gishobora kubyara inyungu. Aha navuzemo ubutaka, n'iyi channel ni asset kuko channel igenda igrowinga. Ushobora gushyiraho video kuri channel, abantu bakareba uyu munsi, ejo bakazareba, ejo ndi bakazareba, gutyo gutyo. Urumva ko ya video ishobora kugenda ibyara udufaranga. Niyo twaba ari ibihumbi 10, niyo twaba ari ibihumbi 20, ushobora gukora Instagram, ushobora gukora TikTok ukigisha, ariko simvuze ngo ugende ukora ibiteye isoni cyangwa se ibidafite umutwe n'amaguru. Zabigishwa izi social media ushobora kuzikoresha neza, zikaba wakora ifitiye impact abanyarwanda cyangwa se ibifite umumaro, bikaba byabyara iki? Inyungu. Ahangaha nari mvuze rero kuharanira kugira utuntu dutandukanye tuzagenda twinjiza amafaranga mu gihe kizaza. Ndahera ku butaka, bantu munkurikiye bakunzi ba Mr Tech Rwanda. Ubutaka hose mu gihugu aho wabugura burunguka. Ni ukuvuga ngo aho wagura ubutaka hose mu gihugu burunguka. Ubutaka rusanga hari aho bushobora kugura 300,000, hari aho ushobora kubugura 100,000, aho kugira ngo uzajye kugura telefone ya 2,000,000 ushobora kuguramo ubutaka bwa 1,000,000. Aho kugira ngo uzajye kugura telefone ya 1,000,000 ushobora kugura n'ubutaka bwa 500,000. Ibyo byose nibyo ugenda wiga cyangwa se ibyo ugenda ukora muri ibintu nababwiye bitanu, maze kuvuga bitatu. Gushaka ibintu bitwita asset cyangwa se bizabyara inyungu cyangwa se imitungo itimukanwa ishobora kukubyarira iki? Inyungu. Ahangaha nanone ushobora kubabwira ku kindi kintu abantu muri bya bitanu ushobora gukora ugatera imbere. Icya kane ni uguhitamo ibintu bizakenerwa mu gihe kizaza. Guhitamo ibintu bizakenerwa mu gihe kizaza. Reka hano mbabwire ikintu. Iyo urebye ku isi ubuzima uko bumeze, njye nahitamo ikintu bita ibiribwa. Nkagitamo mu buhe buryo rero? Ubu ngubu abantu benshi bari guhinga avoka, tugahinga ibitandukanye, tugahinga ibigori. Iyo bavuze hano ngo guhitamo ikintu kizakenerwa mu gihe kizaza, izi avoka duhinga ushobora gutekereza, nanjye sindabikore ko mbifite mu mugambi, uko wazibyazamo amavuta yaba ari ayo kurya cyangwa se kwisiga. Ibyo bintu numva uzakora ni ibintu bizakenerwa mu gihe kizaza. Mu bintu avoka ntabwo bizareka kuribwa, amavuta ntazareka kwisigwa, ntabwo abantu bazareka kurya amavuta. Duhere no ku bigori, ntabwo abantu bazareka kurya ibigori. Ni ukuvuga ngo kwiga no guhunika. Ahangaha nari mvuze ikintu ubuhinzi, ubworozi ni ibintu bitajya biva ku isoko. Ni ukuvuga ngo yaba ari ibyo bya YouTube ntabwo biri buhite bishira. Ahangaha bivuze ko ibintu bitanu babakiriho n'abakiramo batekereza ibintu bizakenerwa. Ugasanga niba afite iduka, reka nkivugeho, ari kuvuga ati turi mu kwezi kwa gatandatu, abantu bagiye kubaka. Aho kugira ngo ndangure imitaka, ni urugero muri iyi minsi imitaka nayo yakenerwa mu zuba, ariko aho kugira ngo ndangure inkweto z'umweru, reka duhere kuri iki kintu. Ni mu gihe cy'izuba, ninde uzagura inkweto z'umweru kandi hari imikungugu? Ni ukuvuga ngo wa muntu araza rero avuga ati abantu bagiye ikirirageze, reka ndangure ahubwo nk'amasima kuko abantu bagiye kujya gute kubaka. Reka namamaza amasima yanjye kuko abantu bagiye kubaka. Aha bivuze ngo ibintu abantu bazakenera mu gihe kizaza ugomba kubiteganya, bo barabiteganya. Hari umuntu watubwiye, reka nkavuge nako, ngo buriya abacuruzi ashobora kugenda agahita arangura imiceri myinshi kuko abanyeshuri bagiye gutaha. Nicyo sinari nkizi jyewe. We yagiye arangura imiceri myinshi arayisitoka kuko yitegura ko abanyeshuri bazataha, ababyeyi bagahaha imiceri myinshi kuko abana bavuye ku ishuri. Ako twari tukazi se? Nuko bamenya ibanga, ariko nta kundi bigenda kuko mparanira ko abantu bagira gute basobanukirwa.
bivuga ngo rero abakire bahora bicara batekereza ngo ni iki kizakenerwa, no kuri cano niko byagakwiye kugenda. Niba sosiyete tubona nyarwanda ikeneye iki, reka dukore kontenti zigisha abantu uko bashobora kuva mu gukora ibibi kuri social media zikaba zababyarira inyungu badahuye n'ibyago cyangwa se badahombye cyangwa se badakoze ibitera soni. Ibyo byose urumva ko warebye ahazaza. Nk'izi kontenti ndi gukora zigisha abantu, wa muntu yaba ari uzavuka azakenera kwiga uko ibintu bitanu yakora kugira ngo amafaranga ye amubyarire iki, inyungu. Ikintu cya gatanu rero ngiye kubabwira ari nacyo cya nyuma ariko nkavuga icya gatandatu kibishimangira, ni ukwihangana igihe kirekire. Kwihangana igihe kirekire. Navuze ikintu cya mbere, kugira amasoko menshi cyangwa se ahaturuka amafaranga hatandukanye. Icya kabiri ni ukubyaza inyungu wabonye, kongera ugashora inyungu. Icya gatatu navuze ni ukubaka kugura aseti. Nimba ubucuruza ukaba wagura ubutaka. Icya kane navuze ni uguhitamo ibizagira akamaro mu gihe kirekire. Icya gatanu mvuze hano ni ukwihangana. Ni ukuvuga ngo kandi kwihangana kurimo gufata risike. Reka mbivuge gutyo. Abakire ni ukuvuga ngo ba bantu bazakira, ashobora kuvuga ati reka nkore nige gukora amavuta ya avoka muri avoka, agatangira umwaka wa mbere akora gake gake, umwaka wa kabiri gake gake, umwaka wa gatatu gake gake, ntarabona inyungu. Twebwe turimo turashaka gucuruza za avoka kugira ngo duhite tubona amafaranga, tugende dusohoke tujye kurya aya mafaranga. Ibintu nk'ibyo ngibyo biraryoshye. Ku mwaka wa 10 uruganda rwe rukazaba rumaze gukomera, yabonye n'ibyangombwa, leta yaramaze kumuha ibyangombwa, asigaye acuruza amavuta. Ugasanga amavuta noneho wowe zavoka urazishora akazikugurira, warangiza ukagura ya mavuta muri ya mafaranga yaguhaye. Bivuga ngo abakire rero biga kwihangana. Ndavuga ngo rero mureke twige kwihangana. Ntiduhite tuvuga ngo turashaka guhita tuguruka nk'amashara. Ntiduhite tuvuga ngo turashaka kwemeza. Reka nako nkavuge muri ibyo byo kwihangana. Twirinde kwemeza guys. Uremeza nde kubura nta muntu wemeza. Nta muntu wemeza. Ni ukuvuga ngo yemeze wowe. Wowe uvuge ngo ese jyewe ejo na jyewe uyu munsi bitandukaniye hehe. Uharanira icyo kintu. Kubera ko utakoze icyo kintu ukavuga ngo nemeje, babantu bemeje usanga hari igihe baguseka. Kandi wowe washoye amafaranga ngo abantu bagire gute bakwemere. Kukwemera kwa mbere bagakwiye ari ukukwinjiriza, nicyo kintu cya mbere. Ariko iyo uvuze ngo mbemeze kuko nambaye, kuko nasohokeye ahantu heza, kuko ndi kwangiza amafaranga yanjye, tuba duhomba. Ibyo ni ibintu bitanu rero. Ngiye kujya ku cya gatandatu nababwiye ko iyo utagifite byose birapfa. Reka nkivugeho, ni ikintu bita discipline. Discipline ni ukuvuga ngo ni ikintu ngiye kuvugaho iminota nk'ibiri, kuko abantu benshi bacyumva uko kitari. Abantu benshi bavuga ko iyo batiyandarika, yaba ari kunywa amayoga, yaba ari kujya mu bindi bitera soni, baba bafite discipline. Ariko ntabwo biba bihagije. Ubundi discipline ni ukuvuga ngo ni ugukora icyo wagakwiye gukora mu gihe cyacyo. Reka mbaho urugero. Nimba nk'aka kanya ndi gukora content, nagakwiye kuba nagiye ahandi hantu. Ariko kuko njye navuze ngo ndashaka gukora content, hari ibyo wigomwa. Nimba ari uko kujya kuzerera urabyigomwa. Gukora siporo biri muri discipline. Kubera iki biri muri discipline? Nimba ushaka uri muri wa murongo wo gutera imbere, mu gihe umubiri wawe watangiye kurwara, mu gihe watangiye kugira ubunebwe wumva waryama, ntabwo uzatera imbere. Tekereza niba ufite abana, uzabahahira ute? Ariko byose bitewe muri no kutagira ya discipline yo kwita ku mubiri wawe. Reka mbaho urundi rugero. Uri muri ba bantu babeshya, ukavuga uti jyewe ndabeshya. Iyo si discipline, kuko abantu bakuvumbura kubeshya hari ibyo bizangirika, batangire kutakugirira icyizere. Discipline rero ni ukuvuga ngo nimba ashaka gutera imbere, nagakwiye kuvuga ngo reka mfate umurongo ngenderamo wo kuvuga ngo ndakora siporo, ndarya ibifitiye umubiri akamaro, simvuze ibihenze, munyumve neza. Yaba ari ibijumba ni byiza, ibirayi ni byiza, ibikoma by'amasaka ni byiza, n'ibindi bitanahenze. Warangiza kuko wa mubiri wawe umeze neza, gukora amafaranga bizakunda, kubyuka kare bizakunda kuko wakoze siporo, kuba wasubiza neza abakiriya. Reka mbaho urugero. Usanga abacuruzi benshi asubiza nabo abakiriya, ugasanga ariko mu by'ukuri yageze mu rugo ni wa muntu uvuga neza. Bishobora guterwa no kudakora siporo kuko unaniwe, ubwonko burananiwe. Icyo gihe rero urumva ko nta discipline ufite. Discipline ni ukuvuga ngo kugira ngo nkore ikintu ngomba gukora, ngomba kwitwararika, ngomba kwifata. Reka mbaho urugero. Nimba uvuga ngo ndashaka gusohoka ni byiza ukajya kurira ahantu heza, ariko se nusohoka ufite ya mafaranga,
wagombaga gushora mu bindi bintu, urumva bizaba ari byo? Icyo gihe kwa kwifata gukora ikintu kigoranye, kwa kwifata ntujye kurira muri ya resitora nziza, wagize disipurine. Ariko nuvuga ngo nibikunanira ukagenda ejo ugasanga amafaranga wayangije, nta disipurine uzaba ufite. Icyo kintu ni ukuvuga ngo disipurine ni ikintu kinini, kirimo kwigomwa, kirimo gukorera ikintu ibyo ugomba gukora mu gihe cyabyo, kirimo kutabeshya, kirimo kutagira amanyanga, kirimo kutiyandarika, kirimo kutarara amajoro ngo unanize ubwonko, kirimo gukora cyane, kirimo gukora biri simati, gushaka uko ukora biri simati. Reka mbaho urugero nk'aba content creators, uhora ushaka uko utera imbere, video nyikore neza, ntanga ibifite umumaro. Ibyo byose biri muri disipurine. Iza rero ishimangira bimwe nababwiye bitanu, wabyongeraho byose ugasanga uteye imbere. Soza rero, ese ubona muri ibi bintu bitanu navuze koko byose bifite umumaro, bishobora kudufasha tugatera imbere? Ikindi cya kabiri, ese ubona tubishatse amafaranga duhembwa natwe abanyamushahara ataduteza imbere? Ese ubona abanyamushahara tutangiza rimwe na rimwe iyo tumaze guhembwa ukwezi kwarangiye, mu mpera z'umwaka si twe bantu tujya kuryoshya mu gihe abacuruzi bari gucuruza? Ibyo bintu abanyamushahara tubitekerezeho. Ndashaka komenti zanyu, mukambwira uko ikiganiro mwakibonye, icyagushimishijemo, icyo ngomba kuzabaganirizaho ubutaha. Ndabakunda kandi ndabakire kuri Mr Tech Rwanda. Abakoze subscribe ndabashimiye, abatarakora subscribe mukore subscribe, tujye dusharinga ibi biganiro bifashe bagenzi bacu. Kandi nanone mujye mukanda notification kugira ngo nikere ikiganiro mukibonera igihe. Ibiganiro byacu nakagaruka. Stay tuned.